ni kenze mure wisabiriza ariko oya nyine buriya umuntu yakunenze buriya amagambo ajyana n'ibikorwa shingiro ariko nanzo uri kumva we inzoga ninde yazi ninde yazi mwe bubu yanyweye inzoga shere numbi yashere turi gukora ikiganiro bubu yasinze wajureka wajire shavu wanyweye inzoga katwo yanyweye inzoga ahishe n'umunwa yanze ko byumva yanyweye inzoga ku cyumweru shere we yes wara ndasinze uzi ko wanyweye inzoga wanyweye kutarama indambusigawe ufite wowe indambusigawe ufite numbeshere ureke ndanarakaye babarira mva ntabwo wabibura vaho winkoraho ni ji winkoraho ni fanta ya sida ndi ikigoryi kitazi gutandukanya inzoga na ji urazinywa inzoga wowe se ko wazinyweye ngewe nta muntu wongeraho kuzi oya bwira urazinywa baby mvaho oya urazinywa banza nanjye umbwira ahantu ngenzi neza kutazinywa ubwiwe n'ikikariza ngenda nyweye fanta ya sida mumbabarire rwose amazuru yanjye yumvisha ibintu bidahari bubu yanyweye amata arimo aramuhumuraho nanyweye fanta ayo mata yanyweye arimo aramuhumuraho nk'inzoga mumbabarire amazuru yanjye rwose yumvisha ibintu bidahari sibyo gasheri wanjye ndodo promise wandaburiza oya rata njyewe nagumye mbyumva njye imbabazi njye cyangwa wowe imbabazi urategereje kuri kamera ngo inzoga usibe ko atari n'icyaha ariko rero ntabwo nazimeye nanyweye fanta ya citro numbeshere yego rwose mumbabarire ubu mvuze ko yanyweye inzoga kandi yanyweye amata ahumura nk'inzoga rwose mumbabarire bisaba imbabazi amazuru yanjye yumvishe ko ari inzoga sibyo hanyuma ikindi amahoro aboneke rwose ahinde ntabwo rwose byo inzoga sibyo nzi kuki warumbeshe ibyo bintu twabiretse gusa nyine iki ndagira ngo mbabwire yuko numva nanjye nangiye gusinda amata so wabyure bivuga ibintu bya nyabyo urambesheye shari kandi imana iraguhana ntukomeze kumbeshye izina ry'imana ndumva nangiye kureba nk'ubumara hafi yanjye wagira ngo hari umuntu unsekeje n'amarira akaza uransekeje ako niba usigaye nk'aho uturi basi ujya ukazana tunagasangire sibyo yesi abyinure hello everybody nizere ko meze neza ariko murabona ukuntu tuba dutangiye bombo yanyicaye yanyiranda udashaka no kunyegera aka kantu namwe muba muri kukabona ndahoda niba hari umugabo nyamuneka rwose usigaye ukurikira wamenyesheje nkahita menya urwego rwanjye umeze neza uyu munsi ni kwa kangahe ku cyumweru wariye kangahe amata umeze neza bidatinze rero ngo ngenda ashaka ukimuze ikibazo nanjye neza sibyo kubera iki nyine tumaze iminsi udashaka kumvisha neza njyewe ngira ikibazo dufitanye nsaba imbabazi menye ngo byapfiriye ahangaha rwose niba ari n'akabariro ngende nshaka imiti y'akanyabugabo niba wumva ntaho mugera urumva ariko mbabarira uburyo wakagombye kuza no kubimariza kuri kamera none ko nabikubajije hatari kuri kamera ko utabicubije nyine tutari imbere ya kamera ibintu bijyanye n'akabariro ahubwo nawe uri kuguma ubisubiramo ndakubwira ikibazo what's wrong with you sheri nyine ntabwo ari ibintu nyine bijyanye n'ibyo wabivuze urabizi ko maze iminsi ndwara nyine niyo mpamvu ubona nyine imbaraga zimwe na zimwe zawe kwitaho kuganiriza nyine nta kindi kibazo pe nta kindi kibazo kiri hagati yanjye nawe umeze neza
umugoroba ijoro ryose ryakeye utamvugisha n'ikintu kubwira usigaye ufunga umutwe shaho urabizi ko mwabikora umugabo wanjye rero wumve ngo twahise dutaruka tutarahana abantu ikaze ntabwo bazi ngo hano twageze gute sibyo ubundi barabimenyereye nari impangayitse kubera icyo kibazo ariko Imana ishimwe gucicuje njyewe mba nyihangayikiye noneho reka tutagire duha abantu ikaze rero tunabasuhuza nizere ko bameze neza murumva giye gripe zitangiye kunyata bubu yansomye cyane kandi arwaye gripe ashobora kuba ari we wazinyandoje ariko umbeshyera yabyemerewe none se nta gripe arwaye umazemo iminsi ni ukuvuga ngo amaze iminsi atsoma kandi arwaye gripe nese zarakize zikuzaho nyine se sibyo ndi kuvuga ni ukuvuga ngo wowe wari urwaye gripe njye nazo ndwaye noneho urazinyanduje rero nanjye ndazigusubiza nyine nanjye amagambo make ndagusoma nzigusubize ubundi ubuzima bukomeze itusubize ibyanyu gusubiza ibyawe njye nta gripe nshaka njye gripe zirananyica byataye abantu rero bo kuri modern kabisa mutwakire rwose turabanyu iyi ni famille yacu muzajya mutubona hano mutubone kwa Rwiri mutubone kwa Simiwo mutubone kwandi hose abantu bose kabisa tuzajya tubasura twebwe turasurana nyine tugira urukundo seba turabana beza ndikubaze ko ndi kuyiguha kandi uyifite harya niba uyifitera nibyo ariko none se turavuga mikoro uje none se wowe wumvisha ikimva ye ugira itiko ugira gabanya itiko mbabarira njyewe ubundi wari wumvisha iki wari wumvisha iki mbabarira mikoro none se kuri kwisubiramo nk'utaro yumvisha kugira ngo nyine abantu batarwisha abo bantu se ko bafite amatwi yabo waretse ahubwo akaba ari bo bagusubiza ko batubwire muri comment nimba bari bayumvishe neza bari bayumvishe neza mikoro nkuko uri kwisubira si yose ubwo rero umukunzi wanjye yanyanduje gripe ntabwo nzongera kumusoma yarwaye kandi ajyaga mbuza ariko kubera inuza yanjye akavuyo none gripe rwose ziranyatatse uyu munsi rero dufite icy'abantu bo kuri modern abantu bo kuri modern twaje twiyemeje wowe watetse ugiye kugabura abantu nyine bategereje kubaha ibiryo bakarya abantu bo kwa modern njyewe turabakunda famille yacu ni ukuri muzajya mutubona kenshi hano kwa modern ubwo rero ariko nta muntu urumva wandangira uvura nyine gripe se oya yeze gripe ndayizi nuko zikore y'urwaye oya ndavuga umuntu uvura urukundo nyine urarwaye kwa kundi ufite urukundo rwishi ruri no kumeneka kandi ukabona hari ahantu ruri kumeneka kandi hari undi muntu warubuze numva afite mu rukundo muri ngeri bikubira ruri no kumeneka uri kumva rwagusaba kutajya kuritisha kandi ufite amafaranga ariko ntiwaretusha hari n'umuntu wavuze ngo ntabwo uyihindura ibisebe yego we ariko ni kenze nkore wisabiriza ariko oya nyine buriya umuntu yakunenze buriya amagambo ajyana n'ibikorwa shingiro ariko nta nzoga uri kumva we inzoga ninde yazi mwe bubu yanyweye inzoga chere ntumbeshyere turi gukora ikiganiro bubu yasinze ako wajureka wagire shefu wanyweye inzoga katwo yanyweye inzoga ayishe n'umunwa yanze ko byumva yanyweye inzoga ku cyumweru chere we yes wara ndasinze uzi ko wanyweye inzoga wanyweye kutanama indamu usigaye ufite wowe indamu usigaye ufite ntumbeshyere ureke ndanarakaye babarira mva ntabwo wabibura mvaho mvaho winkoraho ni ji winkoraho ni fanta ya sitro ndi ikigoryi kitazi gutandukanya inzoga na ji urazinywa inzoga
wowe se ko wazinyweye igihe nta muntu wongeraho kuzinywa. oya bwira urazinywa Baby mvaho oya urazinywa banza nanjye umbwira ahantu ngenzi neza kutazinywa ubwiwe n'ikikariza njye nanyweye fanta ya citro mumbabarire rwose amazuru yanjye yumvisha ibintu bidahari. Bubu yanyweye amata arimo aramuhumuraho, nanyweye fanta ayo mata yanyweye arimo aramuhumuraho nk'inzoga. Mumbabarire amazuru yanjye rwose yumvisha ibintu bidahari, sibyo? gasheri wanjye Ndo dukomeze. wandaburiza Oya rata njyewe nagumye mbyumva njye imbabazi njye cyangwa wowe imbabazi uratsebeje kuri kamera nanyweye inzoga usibe ko atari n'icyaha ariko rero ntabwo nazinyweye nanyweye fanta ya citro numbeshere. Yego rwose mumbabarire ahubwo mvuze ko yanyweye inzoga kandi yanyweye amata ahumura nk'inzoga rwose mumbabarire bisaba imbabazi amazuru yanjye yumvishe ko ari inzoga, sibyo? Hanyuma ikindi amahoro aboneke rwose ahinde ntabwo rwose ajya mu nzoga, sibyo? nzi kuki warumbeshe Ibyo bintu twabiretse gusa nyine ndagira ngo mbabwire yuko numva nanjye nangiye gusinda amata. wabyure uvuga ibintu bya nyabyo urambesheye shari kandi Imana iraguhana nukomeza kumbeshera. Izina ry'Imana ndumva nangiye kureba nk'ubumara hafi yanjye hari uzi kunsekeje n'amarira akaza uransekeje ako bisha niyo usigaye nk'aho uturi basi ujya ukazana tunagasangire, sibyo? yesa byinuri siko bita ayo mata ni yawurute ni Inyange ni fanta ya citro ni icyushyu ni ikivuguto mu gipipiri citro mu gipipiri ntabwo ari umva kuni humura nabyumvishe n'ubundi kubyumva. Nagira ngo mbabwire ko shira make ye yasinze atasinze ntabwo yabikora. Nicyo kimenyetso cyonyine muziho urumva ndava mu kiganiro ngutangira ibintu byo kunze umusinzi wanjye rero ntabwo yasinze. ndakiva ndagira ngo mbabwire yuko rwose reka nsabe imbabazi ninjye wasinze ariko mwumve neza ibintu ngiye kuvuga. Ninjye wasinze ariko nanone sinasinze amata mvugisha ukuri nanyweye inzoga. Rero nsabye imbabazi ko ntanyweye inzoga kandi nazinyweye ni amata rwose mumbabarire. Yego nsabye imbabazi. wasinze amata se mwagiye mumenya kuvuga ibintu bya nyabyo ubu urimo kuvuga ngo wasinze amata ni inzoga. Cyabo mbabarira ibyo bintu tubireke by'inzoga utanzamura n'isukari mbabarira twabivuyeho twabiretse. mwumva ari kumbeshyera no kuri kamera ubu nitugera mu nzu rurambikana uruki rwambikana uruki rwambikana ubuse rwiyambuye utagiye kuvuga ngo nanyweye inzoga turi kuri kamera ubu nitugera mu nzu bimbwiye gahoro shiri waretse mwereka abantu kari amatango mu burenganzira bume mwereke ibintu bita nkora kikurenge bume reka akantu k'abapolisi se gapima oya wa mu burenganzira nyine mu burenganzira ubaye uburenganzira mana yanjye bubu nituze gushwana nka bimwe bya bantu bamaze iminsi ngo si wowe mu burenganzira nuze kwisubira uburenganzira bwo gukora ikibuga wowe mbwira ibyo navuze wabyumvishe ngura kumaye uburenganzira bwo gukora iki. ibaze ko bubu ibintu natumye byica ikiganiro cyacu twari duteguye ko niki ni ikiganiro abantu ninza mbabwira ko nyine rwambikanye rwahanye inkoyo muzamenye ko byatangiriye ahangaha. Iyo yasinze ngo nanyweye inzoga bubu iyo yasinze aya niyo magambo avugisha akoresha rata. Abantu busanzwe mumukurikirana aya magambo y'ibishego ngo inkoyo yo ngo mujya muyamwumva natasinze. Yego ariko ikintu gihari amata tuyakunde agira ubuzima bubabuza ku izina ry'Imana. Uyu munsi ni ku cyumweru urarahiye pe ariko man sheri ibyo ngibyo reka tubireke niyo wabura agasinzi kawe ariko ntabwo nasinze sheri yemera afunga umutwe uriyemera gute se ufunga umutwe mu bintu utakabaye ufunga mu mutwe ntabwo
uzi ko turi kuri kamera uri kuvuga ngo umugore wafunga umutwe aranankubita ariko se hari ikibazo ubundi ni wowe ufite urufunguzo rwawo aranankubita hey wowe ufite urufunguzo rwawo ibyo ngibyo rero tubireke nawe ufunga ariko cya amazuru yanjye nanjye azankora cya nandarika amazuru nasiga nawe ufunze kubana we kandi uvuga ko abantu bagira ngo ni ibyanyabyo wow mbega oderi ndi kumva hano nayihari uyu oderi naha nayihari hano irahari yo yego umusatsi se sheri ahubwo rero ijana kuri mirongo itanu amafaranga yo kunywa inzoga shabe nababaye no kunywa inzoga none se tureke bwawe nyine tubigisha umunsi ntitube twagiye gusenga none se come on babe come on nyine anyweye gake ariko narabinisha sibyo nyine wajya uvugisha wambubariye wajya uvugisha ubwo uragira ngo nemere ngo abafana ngo babimenye ngo uko nayinyweye ugira abafana kutambwe ko usigaye ugira abafana usigaye ugira abafana modani kwa modani kugira ngo abantu bo kwa modani bahite banyanga usigaye ugira abafana ubwo se bakajya kugira abafana kwa modani nabo ni abantu b'ikinyabupfura abakunzi bo kwa modani murababwira ni naho hambere shagiye gutangariza kwiraburije baba twahinga shabe ndumva no kuko Imana itangiye kumbeshya basi sorry sorry ndashonje cyangwa be icara neza twese yego tubeseriye njyame ndagira ngo rero mbabwire yuko umugore utanywa inzoga ubu ntabwo yakubaka umugore utanywa itabi ubu ngubu ntabwo yakubaka urugo sibyo wa mugabo we niba ufite umugore ukaba usanga buri gihe yanyweye amazi urumva sheri ndakare sorry umugore utanywa inzoga ngo ntabwo bakorera ariko inzoga sibyo muri se kunywa inzoga rwose nasangiye ko nazinywa ubundi se kunywa inzoga ni icyaha niba wazinyweye wanamaze ahubwo ari icyaha umva nyine ngewe ko nazinywa ntabwo nubatse urugo rwanjye kuvuze ngo umugore utanywa inzoga azi ko ari byo ngewe ko nazinywa ntabwo nubatse urugo ubwo rero niba ushaka banywa inzoga ndakwirukanye ubwo nyine wambaye ngo nikugiremo akanjye karenge ndagira ngo ntabwo nzinywa ariko nubatse urugo rwanjye ibyo nzoga tubireke mu izina rya Yesu umunsi ni ku cyumweru amena tesha umutwe amena haleluya amen amena haleluya haleluya amena rero ndagira abantu ngo banywa inzoga kwa jina la Yesu Bobo yasinze ngaha ndarahiye Mari yawe inzoga ni nziza nubwo abantu ako jenda sheri maze ntabwo uri normal umva reka nzi nindaka baby sheri murambese sheri nubwo bamwe tubirenga icyo uturize ni igiti waretse buri munsi natwe tugasohoka nawe ntakantu ugiye kukwisabira hatbi uramenye utaza kunesha umutwe be waretse umunsi tugasohokana tukajya mu kabari ntabwo tunywa cyane just tugiye mu kabari se tujye muri hoteli hose sisa ahantu hose unywera inzoga bivugitse cyane ayo mafaranga hoteli bayafite njye kunayafite hoteli hari ikigabo cyahoze ari kuturanye gikora muri hoteli muri Chris Hotel Chris Hotel hariya ku Ruyenzi harya ni Chris cyangwa ni Chris ni Chris Hotel ni Chris Hotel umva ndashaka gukorera umuntu okay ni icyo nanjye kuvuga ni ntabwo check happy nyine urumva turajya
inzoga nyine ntabwo kunywa nyinshi ziri too much turabona sibyo aho kunywa yewe ndanywa marite marite se marite y'inzoga ya nzoga bita marite subiramo aka kantu ntabwo uri kukumva neza navuze iti ushaka kunywa inzoga nyine ntabwo tunywa nyinshi turanywa gake kugira ngo nyine dutahe twishimye twoje turanywa kawaida babwire yuko ngewe yategeye umunsi w'icyumweru urumva ariko ibyo ngibyo by'inzoga tubireka wari ugeze ku kibazo cyo kuba ntagusukira nuko urabona se bitashoboka ejo bundi uretse kubona umuntu wanditse komenti ngo none se ngo umusatsi ntabwo ujya umerera mu bisuku ni direde izi ni direde ntabwo bajya ahubwo wenda ni ukuziretura rero ndashonje urumva ndashaka gusinda nkaguca inyuma mvuze ngo icyari mu izina rya Yesu nibi ibintu numvishe nibiba ari byo nanjye ntabwo numvishe neza avuze guki avuze gute yego uko kwanye kumeze neza ntabwo nanjye numvishe ibintu harya avuze ngo iki ushaka gusinduka njyewe mvuga gutyo ubwo se naba nafoshe bingana iki ushaka gusinda nkaguca inyuma ariko ushaka gusinda ukaca inyuma wowe so bivuze njyewe umva reka nkubwire yewe nta bintu by'imikino birahanga urabivuze ntabwo bivuze ntabyo mvuze ndavuze uti hari abantu basinda bagaca inyuma abakunzi babo ariko mana y'Ikabgayi we mana y'u Rwanda ko n'iyi Burundi nushaka iyo ngiye ngucina reka nkubwire ibyo bintu nubikora nkabimenye ibihariho uri kucinja njyewe ubundi se bivuze ntabwo mvuze hari abantu banywa inzoga bagaca gusinda nkaguca inyuma urashaka urabivuze kandi rero ubivuze njyewe rero ushobora kuba wumvisha ahubwo ibintu ntarishatse kuvuga wenda ushobora kuba uciye mu ijambo reka nkubwire aho kugira ngo uce inyuma wanca imbere kandi nimbona waciye inyuma yanjye nkakebuka gutya nkakubona waciye uzigumire gato ariko basi nuca imbere ntiwaye uburenganzira iteka ryose uzahagume ibintu byo guca inyuma ubundi se inyuma ni iki kibaye inyuma tuhareka gutera imbere noneho hafite agaciro uzicira imbere rwose mukunzi wanjye ibintu byo guca inyuma wapi inyuma nta cyiza kibaye abantu bajya baca inyuma ntibatubwire inyuma hari icyiza kibaye umva nkubwire ntabwo ujya usoma bibiliya ntabwo ujya usoma bibiliya ndayisoma Mukaroti ndabeshya ariko ntabwo nyisoma Mukaroti umugore wa Loti ntabwo mbizi baragiye barafunga Loti ashorerana n'abana be noneho umugore we asigara inyuma yibuka ibintu basizeyo areba inyuma inzu zanjye inka zanjye imisozi yose twari dufite byose turabitaye asubira inyuma gutya gato yahise ahinduka inkingi y'urwego urumva rero inyuma nta cyiza kibaye kizize ko yasubiye inyuma nyine yarebye inyuma urumva inyuma nyine ni inyuma reka mva rero ndumvise yishimye wicira imbere umva ko ntumbwire bisiriye umusanze guteka ndumva ngiye kwirukanka nditekereza ibintu 500 urumva ariko inzara ndi kuvuga ntabwo ari ibibarya byo kwisahani byo mutsima akabutuze kari keza ra akabutuze ndagakunze basi mbabare mbwira ikintu uzi kuntu nari neza amatwi n'umutima byose biri kuri wowe barikana rero inzara mfite ntabwo ari ikintu ni mu mfite inzara n'ubu ufite inzara wowe ninjye ese haravuga igikoma for sure wereka utuntu nikorera
oh my god ahubwo kumana kuki Imana itaduhaye impano yo kwivugira ngo twisabe shashirika y'idufite no kuko Imana I like this kubera iki iyi Mana yatwimye iyi ako Mana njyewe ndanapfukama rwose mamagaza umuntu witwa Modani 250 aze hano asobanura iki kintu kubera iki iyo turi iwacu kubera iki ubutameze gutya baba ku izina ry'Imana iwacu niyo mvuze ngo gusomana niyo mvuze utumubita umuntu ucuka ukura ariko hano cye baba we uziko twabikora n'imbere ya kamera wana oya nabo twari cyakora wata ariko nkuko nari ndi kubivuga nyine ndumva nshaka kukurya inzara rero mfite urumva niyerekeranye nyine inzara mfite nawe wayumvisha abizi ko naheruka kurya meruka kukurya nako kurya sibyo byiza rero yigo ako baby riseriye mwana mazi wese ufunga navuze stress tumaze n'imana abantu wenda batazi iby'icyo kibazo tumaze iminsi twiruka kwa muganga bubwo afite ikibazo cy'ijisho cya kansa none twizeye bizakomeze ibyo tumaze iminsi nanjye nyine mba ndi kumusubiza bisanzwe ibintu byose biba byabaye aba ari ugusebetsanya si ku rugo rwacu rwaye urugo rwacu turabizera turasenga mu rugo rwacu nta muntu w'inzoga nta muntu w'itabi nta muntu uca undi inyuma nta muntu usambana nyine turabahamya b'Imana ibintu byose rero muba mwabonye aba ari ukugira ngo baby wanjye mushimishe musebye muserereze tuba twaje kwidagira nawe aterereze urumva ariko ibaze ko dushoje ibintu twari twapanze kuvuga turi bukore nta n'ibyo twakoze kuri kwipfuka ku mazuru watongoye rero ubwo ngubwo ikintu kihana kuri uwo muntu papa yaramuza ariko kadusoze n'amasaha ndarikira abantu rero mu kanya tugiye gukora live iminota 30 kuri TikTok kandi tunashimira umuntu witwa Modani dushimira umuntu witwa Rwiri comedian mujye no kuri YouTube yiwe murebe ni umuntu wa danger abafitiye content z'imiriro turashimira Modani n'umuntu witwa Modani 250 n'umuntu witwa Rwiri n'abantu ba danger n'abantu beza yanatwakiriye rwose aba yanagiye na urugo twanarusugayemo twivuya ubwo rero turamushimiye dushimiye abantu badukurikirana umunsi ku munsi mwumve ngo insanganyamatsiko nari mfite uyu munsi bubu yamvanze dushoje ntayivuze ariko part 3 cyangwa 2 nzaza tubishyira ku murongo turatashye amasaha yageze ku isahane nimvuga ku isahane ndumva aya masaha yo ku isahane bariraho ubwo wenda ushatse wakumvira asahane yo mu gitanda bitewe n'ibyo ushaka kumva yego niho amasaha ageze ubwo rero turagiye abantu amagambo ubwo rero baby caca abantu kwa Modani turabakunda cyane ni ku mitima